Uraho kandi ndagira ngo Yego, tuganire murakoze. rero tuganire neza kandi tuganire turi ba kamarade twese dusangiye uru rugamba nta bintu ngo by'abashyitsi spesiyale abimena n'ibiki ibyo ntabwo birimo twese turi ba kamarade turi ku rugamba turara mu ndaki iyo turi mu ndaki twese tuba turi aho ngaho turyama mu ivu urumva ibyo bindi bizaba biza kera twaratashye twese twarongeye kwiyubaka rero bavugaga ko tugiye gutekereza mu gikorwa cyo kwibuka ni ngombwa kwibuka ni ngombwa mumenye neza ko mu gihe cya vuba hari ko mu myaka ijana na mirongo itanu gutya amateka atubwira ko habayeho jenoside zigera kuri 5 hari jenoside y'Abarmenia biciwe muri Turkiya ikaba ku ntangiriro y'ikinyejana gishize mu mwaka w'1912 gutyo hagakurikiraho jenoside y'Abayahudi yabaye mu Buraya mu gihe cy'intambara ya kabiri mwaka w'1940 kugeza kuri 1945 hakabaho jenoside y'Abayisilamu y'Abamizirima yabereye muri Bosnie Herzegovina igice kimwe cya Yugoslavia yabaye mu mwaka w'1992 igeza mu mwaka w'1995 hakurikiraho rero jenoside y'Abatutsi mu Rwanda iba mu mwaka w'1994 izo jenoside zose zaremewe noneho iya gatanu ariyo ya nyuma ariyo tunariho aba ari jenoside y'Abatutsi ba Kongo b'Abakongomani iyo ikaba yaratangiye mu mwaka w'1996 kugeza hari muri 2004 no kurenza aho ngaho urumva rero ibyo bintu byatumye ikiremwa muntu kibaza ibibazo byinshi kiti se ibi bintu ko bigenda byibasira inyoko muntu bishaka nko kwikura ku isi ni uwuhe muti washoboka kugira ngo ibi bintu bizajye biba never again iyo never again yavuzwe muri nyuma ya jenoside y'Abayahudi ariko ntibyatumye izi zindi 3 zitabaho murumva niyo mpamvu rero tuvuga tuti kwibuka ni ibintu byangombwa cyane yuko ni nabyo bivamo umuti wo kugira ngo never again koko izahame izagume ari never again rero kwibuka nizihe nyine y'iyo jenoside yacu twavuye mu gihugu iwacu twavuye mu misozi yacu kuri gakondo yacu turatatana ubu twakwiye imishwaro twakwiye isi yose dore iyo muri ariko kubera tekinoloji yabonetse ubu twakongera guhura muri iyi space muri iki kiganiro tukavuga akababaro kacu tukavuga kaga twahuye nako tukamenya ko noneho buri muntu atari wenyine bikongera kurema kugarura rwa rukundo mu bavandimwe rwa rukundo no mu miryango tukabona n'ukuntu nyine tuzatangira guhembera buhoro buhoro twiyubaka rero kwibuka niyo ntambwe ya mbere mu rugendo rwo kwemera ibyabaye twese dusubiza amaso inyuma dusubire muri 1996 mu ntangiro yazo mu kwezi nko kwa kabiri kwa gatatu gutya niho abantu benshi twatangiye guhunga niho interahamwe zari ahangaha muri za Mugunga zari zimaze igihe zimaze kumenyera hano ku Mugunga zitangira kuzamuka mu misozi ya za Masisi zitangira gucengera mu byaro twari turimo aho rero niho akaga kacu katangiriye niho twatangiye baje baratwica baratunyaga abacitse ku icumu niho batangiye guhunga nabwo bigura mwari muzi neza ko
ya barriere yo mwisake yatangiraga, ariko wagera kumugungaho bikaba ibindi bindi, hacaga imbarwa. Kwibuka rero nibyo bifasha ko twibuka ibyo byose, dusubira muri ayo mateka tukayaganira, tukayibukiranya. Ni intambwe ya mbere mu rugendo rwo kwemera ibyabaye no kwifasha kwiyakira. Tugomba kwiyakira rero, kuko buri wese nk'uko tubivuga, twese twaciye mu kababaro, twaciye mu bihe bikomeye, twaciye mu gahinda. Ibyo rero iyo twishyize hamwe tukibuka, bidufasha koroshya akababaro, buri wese akagenda akomera buhoro buhoro. Kwibuka bifasha gutera imbere mu buryo bwose bwo gukomera mu mubiri no mu mwuka, twese tugafatanya, twese tugakomera, tugasubira ibu. Bibuka n'abantu barushaho guha icyubahiro abo twabuze, tugaha n'agaciro imirimo bakoze, ndetse tugaha n'agaciro n'imirimo iri gukorwa ubu ngubu, ngo dushobore gutaha, dushobore gusubira iwacu. Muzi neza ko hari igihe abantu bumvaga ngo kanaka yahamagaje abantu ngo arashaka, yazanye igitekerezo cyo gusubira iwacu, cyo gutaha. Abantu bose bakajyaho ku masipesi batukana ibiki n'ibiki, umwe nyakamwe, umwe avuga ibi, undi avuga ibi, twese tugatatana, ibintu bikadupfana. Muzi izi tentative z'amarevolisiyo twagiyemo kuva AFDL, kuva RCD, aho tugiye muri CNDP, tugiye muri M23 ya mbere. Byo binabana bibi cyane, dusubiranamo ngo Jomba na Masisi, ibintu bibi cyane, amahano abana turicana, biki byose. Urumva dusubira nyuma ya jenoside ahubwo abandi badukoreye. Urumva rero kwibuka ibyo bintu byose ni inzira ifasha mu kwiyubaka, ni inzira ikomeye ifasha mu kwiyubaka, ni inzira ikomeye yongera kuduhuza, yongera kugarura n'ubumwe n'ubwiyunge bwacu, bityo tukaba twashobora no gutanga navuga contribution, mbese gutanga inkunga ikomeye muri iyi sosiyete nkongomani. Iyi sosiyete nkongomani ni sosiyete iteye ukwayo. Muzi muri Kongo hari amoko 450. Urumva hari igihe twebwe batubara muri ayo, ubundi bakadukuramo. Murazi ko ibyo bibazo nta nubwo bitangiye ubu ngubu, nzi ko muri mwe hari abakiri bato, ariko ni ibintu byatangiriye mbere n'igihe cya independence. Mbese umukoroni niwe wakongeje umuriro, yuko mu basabaga independence hari harimo n'abatutsi. Muzi neza ko Kinshasa umuntu wagiye kumanura idarapo y'Ababiligi yari umwami w'u Rwanda. Umwami w'u Rwanda Rudahigwa niwe wagiye Kinshasa amanura idarapo y'Ababiligi, azamura idarapo ya Kongo, kandi ubwo Barumumba bahari, Bakasavuba bahari, n'abandi bose bahari. Ariko we Dr. shaka kuvuga Kigera hari apana Rudahigwa. Kigera, yes. Kigera. Merci beaucoup. Urumva niyo wamanuye iryo drapo rya Kongo, abandi bose bakongomani batinye. Urumva rero no muri imuvuma yo mbese yo guharanira ubwigenge bwa Kongo, abatutsi babigizemo uruhari rukomeye. Rero umubirigi kuba yaratanze ubwigenge ku gihugu kandi atabishaka, yashize akongeje umuriro, asigateranyije amoko. Independence yapfuye kuba gusa, batangira kutuvanamo. Urumva hari umuministre witwaga Bisukiro, n'umuhutu wo mwijomba, wo muri Rucuru, yari muri guverinoma ya Lumumba ya mbere, ariko batangiye kumuvana. Urumva batangiye kumuvana ati wowe ntabwo wahangaha, genda subira iwanyu, go to where you belong, uri umunyarwanda. Rero kuva icyo gihe
batangiye kududiscrimina mbese kutuvangura. Byarakomeje rero kugeza amagingo aya, kugeza igihe tuviriye mu gihugu, kugeza igihe batwishe, baduteza abicanyi babi bamaze kumena amaraso mu gihugu cyabo, bamaze abantu iriya, baje bageze muri Kongo, bari bazi ko barangije umututsi wese ku isi, ko nta mututsi kibaho ku isi. Bageze muri Kongo rero batubonye, babonye ba Safarabo n'abandi nkawe basa nkawe, bati ba bantu bazutse, bati vuba tugomba kubarangiza. No kubatwahuka rero bica abantu za Mokoturiya, bica abantu za Ngungu, hari iwacu za Bihambwe hose baradutema, batema inka, ibiki byose. Ega nuko abantu batangiye guhunga 1996. Urumva umwaka utaha rero tuzaba tuje 30 neza. Rero abo twibuka nkuko mwabivuze, twagiye dukwira imishwaro, bamwe bajya kwihengeka hariya Imudende. Urumva Imudende ni hafi y'umupaka cyane. Abo bantu rero kuva barambutse muri Kongo ntibamburwe intwaro, ahubwo bagahabwa izindi nshyashya, bakahabwa n'amahugurwa n'abazungu ku manywa y'ihango. Bajyaga hariya kuri Lac Vert, ku bahazi, ku bakiri bato. Lac Vert ni akayaga gatoya kari hafi ya Mugunga ni ibirometero 5 uvuye mu mujyi wa Goma. Aho rero niho bitorezaga, niho ingabo za Exfar, Exfar ni force armée rwandaise igihe cya Habyarimana nyene zakoze genocide, niho zakoreraga imyitozo. Kuvuga rero bakoraga imyitozo ngo basubire mu Rwanda. Rero muri iryo joro ryo ku itariki ya 11 kwezi kwa 12 uku turimo 1997, nibwo bagiye bica abantu bacu, ababyeyi bacu, barabica, barabamara. Imibare kugeza ubu ntabwo iramenyekana neza, bavuga hafi abarenze 300, ariko shwari barabarenze, ariko harabatanga imibare yindi irenze aho nakure. Rero bavandimwe, nibyo twagira ngo tuvuge, ariko cyane icyo nashaka kubabwira ni kuri icyo kwibuka byadufasha mu kugira ngo twiyubake, tugarure ubumwe bwacu, dushobore gukora imirimo yacu, dutange na contribution, mbese dutange inkunga ikwiriye dusabwa n'iyi societe nkongomani, ariyo y'amoko 150 nababwiraga. Muzi ko muri aya moko hari amoko menshi nyine, no kuva kuri uyu mupaka w'u Rwanda n'Ubuganda hano za Goma na hehe, ukagenda ukagera ku nyanja ya Atlantique, ni ibirometero 2000 birenga. Urumva rero abo bantu bose ni twe bahanze amaso, yuko ibyo ari byo byose nabo bazungu kugira ngo batwange, nuko babonye ko hari ikintu turusha amoko menshi hano muri Kongo, turusha abandi. Urumva niyo mpamvu badukinagiza, niyo mpamvu baturwanya buri gihe cyose. Uvuke ko 2013 tumaze gusubiranamo, twarabaye weak, imbaraga zacu twazishwanyaguje, twarangiye, niho bahisemo ngo bohereze brigade d'intervention ya UN ifite chapter 7 yo kurwana, izamo aba South African, izamo aba Tanzania, izamo n'aba Malawi, bo kugira ngo baturwanye, baturangize. Yuko bari babonye ko twamaze gusubiranamo, mbese twabaye nka FARDC na Wazalendo, ukuntu barwanye hariya muri Sangi bakamarana, bigatuma tugera muri Uvira tutarwanye. Natwe icyo gihe 2013 nuko twari tumeze, amayimayi neza. Rero tuzajye dusubiza amaso inyuma, turebe ayo mateka yacu yose si meza, yose si mazima. Habayeho impamvu nyine zituma ibintu bimera gutyo, nuko kwa kundi kudasubiza amaso inyuma nyine ngo twibuke. Niyo mpamvu iki gikorwa ari ngombwa cyane, kugira ngo kizajye kiba. Turagishyigikiye twe ahangaha kuri tere, turagishyigikiye
yuko tugishyizemo imbaraga tukajya twibuka abacu tukaha agaciro imirimo yabo, nibyo byatuma duha n'agaciro ibi ngibi turi gukora. Twese tugahaguruka tukabishyigikira, yuko niyo nzira, niwo muti wuzuye wo kugira ngo tugarure ubumwe, tugarure ubwiyunge, twubake imbaraga, yuko ntabwo tuzaba muri iki gihugu nta mbaraga dufite. Ubu rero ngiye kuri contribution yacu kuri societe ya Congo, noneho nuko nababwiraga ko hari ikintu gikomeye turusha amoko yandi ya Congo, ikintu cyitwa kwihangana. Ikintu cyitwa kwihangana ni ikintu tukwiriye gusigasira cyane, tukanagitoza n'abato n'abakuru, yuko hari n'abatakizi kandi ari bakuru. Urumva, tukamenya ko aricyo cyonyine aricyo cyonyine kizatuma dutanga umusanzu ufatika kuri iki gihugu cyacu cya Congo, tukubahwa, tukigarura agaciro. Muzi kera ukuntu bavugaga umututsi, ukuntu bavuga, reka nsubire mu gihe cya Ntuza cya Bisengimana, nubwo yari impunzi, yaje ari impunzi, urumva, ariko yahawe umwanya muri Kinshasa, akora kwa Mobutu, yari directeur of cabinet wa Mobutu. Arangije akora imirimo ye neza, ku buryo abakongomani bose baravuga ngo bamushakira umututsi amuha akazi, nawe agire Bisengimana we. Urumva, umututsi afite agaciro mu gihugu cyose, bakubona bakavuga bati uriya ni mwene wabo wa Bisengimana, nawe yazakora akazi neza nka mwene wabo. Ni ukuvuga umwe gusa ashobora kudukiza, twese tukamugenderaho. Murebe nk'ibi bikorwa General Makenga ari gukora, ubwitange yagize, kwihangana, ntibikize ubwo kujya muri iriya mbeho yo mu Kirunga hariya wenyine, nta ntwara afite, ntaki, ariko kwihangana ukaba kwarabyaye ibi byose turimo ahangaha. Kwihangana k'umuntu umwe rero birashoboka, biracyashoboka pe. Noneho duhaguruke bavandimwe, aho turi twese tuhaguruke, dushyigikire iki kintu, buri wese mu cyo ashoboye. Haba inkunga tuzishyira mu bwoko butatu: hari inkunga y'ibitekerezo ikomeye, yuko igitekerezo nicyo kizana ibindi byose. Hakaba inkunga y'ubwitange bw'amaraso, abo bana bajya ku rugamba, urumva, agatanga ubuzima bwe akadupfira, urumva, kugira ngo twe tubeho. Ni nka ba Yezu, ahubwo nibo tukwiriye kujya dusenga, turi bariya bana, urumva. Hakabaho rero n'inkunga ya mikoro, y'ubushobozi. Ibyo byo ndabizi neza ko mubikora kandi mukabikora neza cyane, kandi bikaba bitugeraho bifasha cyane muri uru rugamba turimo. Rero twiyubake, twiyunge, twubake iki gikorwa cyacu. Ibitekerezo, inkunga y'ibitekerezo byanyu irakenewe nayo cyane. Tuzi ko mwagize iyo ngiyo, mwahashye ubwenge, mwahashye tekinoloji, ibyo byose birakenewe ahangaha mu kwiyubaka. Dukeneye kumenya iyo tekinoloji, dukeneye kumenya iyo mibereho y'abantu b'iyo ngiyo. Ibyo byose turabikeneye kugira ngo ahangaha aho turi natwe dushobore kuhateza imbere, natwe dushobore kwerekana ya difference. Ubu ngubu niyo ntambara ikomeye dufite, tugomba kwerekana ko mu miyoborere tuyobora neza utu duce turimo, urumva, kuduteza imbere na mikoro make tukabikora, tukubaka imihanda. Ubu twubaka imihanda irakorwa. Hari abaherutse kuri Goma, hari za ruhurura zari zarananiye leta hano, ruhurura z'amazi hano kuri rond-point BDG, ubu turimo turayubaka, urumva, abantu bose bagatangara. Amazi n'amashanyarazi abaturage bose barabifite. Niba mwumva noneho ndi kuri network idacika, nuko umuriro urahari, yonge hari urumuri haraka, urumva. Amazi yakwiriye abantu bose, umuriro wakwiriye abantu bose,
imihanda turimo turayikora nk'uko mbabwiye, imyaka bantu bari mu nkambi hano barafashwe bugwate na leta n'abambari bayo, bari muri za nkambi za zindi za Kanyarucinye mubona ku mateleviziyo ngiyo, za nkambi za Mugunga za bari abaturage bose basubiye iwabo, twagaruye amahoro n'umutekano kuri za village zabo, kuri gakondo yabo, baragenda ubu ngubu batangiye imirimo yabo, barahinze, barejeje, ubu nibo bagaburira amasoko hano. Amasoko imyaka iruzuye, ibiciro byaragabanutse kugeza ku kigero cya kimwe cya gatatu, one third. Urumva ibirayi twagize habigura amakongomani 3,000, ubu ngubu biragura munsi y'igihumbi, 800, amafaranga ya Kongo 800 ushobora kubona ikiro cy'ibirayi. Rero abantu baratangara bati mbese mwe mwabigenje muti ibintu kubera iki leta ikiri hano kuki bitabonekaga kano kanya mu mazahangaha amezi 7-8 mu mazahangaha ibi byose bibonetse bite? Kumva rero bagatangara. Uko no kubabwira ko ibintu byose birashoboka, ariko binyura muri za ntambwe nababwiye zo kuva mu kababaro, zo kwemera tukiyakira. Bagabo ungura aho ngaho azi ukuntu twagiye gusura impunzi zose mu mwaka wa 2014, tukazenguruka inkambi zose twarajyanaga, tugakodesha kwasiteri nk'ebyiri, twakodesha kwasiteri nk'ebyiri. N'uriya mukobwa Irene Kamanzi uri mu Bubiligi, isoko mu Bubiligi, twaragendaga mu nkambi zose, dukora iki? Twigisha ubumwe n'ubwiyunge. Ariko twabanzaga tukagenda tugapfukama, tugasaba imbabazi ku babyeyi, tugasaba imbabazi ku bavandimwe, tuti nyaboneka ibintu twasubiranyemo, twararwanye, twagize gute, ariko mutubabarire, nta yindi nzira. Inzira ni ukwibuka, inzira ni ukubabarirana, inzira ni ukubabara tugakira ibikomere, twemera tugakira ibikomere, inzira no kongera tugahura gutya tukaganira. Urumva tuti nyuma yaho rero nta n'ubundi buryo dufite bwo kugira ngo tuzongere gusubira iwacu, ni na bwa bundi ariko twakosoye ibitaragenze neza mu gihe cya mbere. Rero muri make ndumva byari ibyo nababwira. Ubu rero ku munsi wa none muzi ko intambara, urugamba rwatangiye 2021 mu kwezi kwa 11, ari nyuma yuko Tshisekedi twari twishimiye yuko avuye muri opposition afashe ubutegetsi. Umuntu uvuye muri opposition utavuga rumwe na leta afashe ubutegetsi, urumva turagenda twohereza intumwa i Kinshasa zijya kumureba. Ubwo ariko twarabanje kwandika message ya felicitation, donc intumwa yo kumushimira, intumwa yishimwe, felicitation ko yatowe nka president, nubwo atatowe twese tubizi cyuko wabimuhaye n'inanga, kandi inanga turi kumwe hano, niwe coordinator wacu. Rero nyuma yaho twohereje intumwa ziragenda zimarayo umwaka hafi n'igice, bumvikana ku bintu byari bizima, bati dushyire imbaraga hamwe, twubake division za gisirikare ebyiri, imwe izagwe muri Kinshasa, indi izajye muri est ya Kongo igarura umutekano, niko muvuga ko bene wanyu baheze hanze. Tuti sawa, ibyo bintu ni sawa kabisa. Ubwo akaba yaraduhaye uwo twavuganaga, yari ministre wa mbere wungirije kandi akaba na ministre w'ubuyobozi bw'igihugu, witwaga Gilbert Kankonti. Turaganira ibyo bintu byumvikanaho neza n'ibiki bigeraho naho dutora budget yo kugira ngo ibyo bintu bikorwe, abana bazave mu buhingiro mu nkambi y'Uganda ya gisirikare baveyo, urumva baze bahurire hariya mu Kirunga, imodoka zize kubakura mu Ijomba zibazana hano ku kigo cy'indege, buriri bafata indege bajye Kinshasa. Ibyo byose dukora budget, ibintu byose. Hasa muri icyo gihe tutazi ko Tshisekedi hari abandi bari kumujya mu matwi, bamubwira bati reka gukorana n'aba ngaba,
abo banyakamwe ntacyo bazakumarira, ahubwo reka tuguhe FDLR niyo ifite imbaga nyamwinshi, nibo bazakugirira akamaro. Erega nuko nguko ibintu byahindutse, Tshisekedi afatana na FDLR aratureka, nuko intambara yatangiye rero, baraje baradutera mu kirunga, nta ntwaro dufite, ntaki, byari bigoye cyane. Byari bigoye cyane. Inyarayo njya nkunda kubibwira nti twebwe twarwanye intambara nk'iy'abagolwa, abagolwa n'abafaransa ba kera, cyangwa yewe kuri empire, Roman empire, nibo barwanishaga ibibuye. Twe twafataga ibibuye hariya byo mu kirunga, ibibuye by'amakoro, tukabyohereza mu basirikare ba Kongo epfo. Urumva, bikagenda kuko bikabakomeretsa, bamwe bakirukanka bagata intwaro, nuko tukiruka tugafata za ntwaro. Nizo ntwaro za mbere twabonye zo kutangiza uru rugamba. Urumva, nyuma yaho rero niho twaje gufata Bunagana ko mu kwa gatandatu, tariki 13 z'ukwa gatandatu 2022, tumaze gufata Bunagana. Ariko twaravuze tuti no, reka tureke kureka kumena amaraso y'abakongomani, tubwire Tshisekedi noneho yemere tuganire, dusubire ku byacu, aho twari tugejeje. Tshisekedi se ngo yemere, nibwo yavuze ati nkiri muzima ntabwo nakwicarana namwe. Afite amazina menshi atwita y'abateroriste, y'abapante, ibintu by'ibipambo bitabaho. Urumva, ati ntabwo nzigera nicarana namwe ngihumeka. Ibyo rero iyo byatumye tugera mu duce twinshi, kuko yakomeje kwinangira, aza kwemera imishyikirano. Tugeze tumaze gufata imijyi ya Goma na Bukavu, niwe yemeye imishyikirano, turagenda tujya Doha. Urumva, Doha tumaze kujyayo inshuro 7, kugeza igihe twasinye framework ya peace ejo bundi ku itariki ya 15 z'ukwezi gushize. Muri iyo ntuza ikaba ikubiyemo protokole 8. Tukaba twaramaze kumvikana kuri protokole 2, imwe ariyo kurekurwa kw'imfungwa, iya kabiri ariyo ya Gahenge ya ceasefire. Ariko kuko mubibona byose ntabyo yemera ngo ashyire mu bikorwa, niyo mpamvu imirwano ikomeje kugeza aho tugiye ejo bundi tariki 10 z'uku kwezi twageze muri Uvira. Erega basore tuvugana, bavandimwe, ni ibyo ngibyo, ariko byose byaturutse muri iki gikorwa cyo kwibuka, twiyubaka. Basubiremo kwibuka, twiyubaka, tugikomeze rero. Icyo kizatuma twishakamo izindi mbaraga, twongere izi ngizi zihari ziri gukora ibyo bikorwa babwiye. Zikenewe kongerwa mu buryo bwose, muri za nkunga zose nababwiye zirakenewe. Urumva, zirakenewe yuko uko nabivuze, tuzaba muri iki gihugu kubera uko twaramutse, kubera imbaraga twaramukanye, niko zizatuma tukibamo, nizo zizatuma namwe aho muri muzaza mukadusanga, mugataha mugasubira kuri gakondo yanyu. Nta yindi nzira niyo ngiyo. Ngaho rero murakoze, niba hari ibibazo turi tayari, turaza kubisubiza. Mwafungura mike nyakubahwa kamarade. Okay. Yeah. Muranyumva neza cyane? Okay. Ndakeka habajijwe ibibazo 4, ubwo ngubwo ari kimwe cyarenze, ariko reka tugerageze kubisubiza vuba. Icya mbere cyari kuri ku Barundi batuye muri plaine ya Ruzizi. Icyo nababwira abo Barundi bo bagize n'Imana yuko collectivité chefferie yabo yagumyeho, ntabwo yabaye mbese ntabwo yakuweho nk'izo mu Minembwe, mu Murenge ruguru mu misozi. Ntabwo yakuweho nka Gishari yo muri Masisi. Ntabwo yakuweho nk'uko habayeho usurpation hariya muri Rucuru, bakuraho Banshizirungu, Bakabango, bakabasimbuza abandi. Urumva rero abo Barundi bo bagize Imana yabo iracyahari, nubwo kubera ubuyobozi bubi
bwaranze igihugu cyacu muri iyi minsi ya nyuma, nabo batangiye kubibasiraho kuko bivuze koko umwami baramwishe, mbese nabo byaje nko muri ya nzira yo kuyikuraho nayo. Ariko cyiza rero twatabaye, twahabohoye, icyo kibazo turakizi, turashyiraho imiyoborere myiza izagarurira abo barundi uburenganzira bwabo. Ndakeka icyo gisobanutse. Sinzi niba hari uwo twavuganaga hari ibindi bisobanuro yaba yifuza, ariko ikibazo turakizi. yavuze ko rwose yabyemeye kandi abishimiye. Yego. So byose bijyana n'imiyoborere mibi ariyo turiho turwanya ubu ngubu muri revolution yacu ya Alliance Fleuve Congo M23 na twirwana. Uriya wabaje icya kabiri cya Washington na Doha. Washington ni processus ihuza ibihugu bibiri bituranyi bikwiriye kuganira kandi bikabana neza mu mahoro, bigahahirana, bigafasha abaturage babo gutera imbere. So iyo bihuye rero biganira ku bibazo by'umutekano wabo, ku bibazo by'ubuhahirane muri ya koro economique, ibyo ni ibintu byiza, twaranabishimye twebwe. Ariko specially bidufiteho ingaruka yuko mu myanzuro yafashwe i Washington, uwa mbere kwari wo kurandura no gukuraho FDLR. Muzi neza ko ari FDLR yatumye duhunga, twabivuze, twanabisubiyemo twese kuko twavuze abatumirwa bose. Urumva FDLR rero ivuyeho, niyo ntambwe ya mbere igarura amahoro hano iwacu, tukabona noneho no gucyura abacu mugataha mwese. Urumva rero icyo ni ikintu gihuza y'ama processus yombi adoha na ntuza aruzuzanya, kubera harimo ingingo ebyiri nyamukuru. Ingingo ya mbere niyo FDLR, iya kabiri ni iy'impunzi. Ubu hano muri Congo hari impunzi z'abanyarwanda ziraha, tumaze n'iminsi ducyura duherekeza hariya ku mupaka, ndakeka mujya mubibona, dufatanyije na HCR. Noneho rero hakaba n'impunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda, aribo bamwe bwarimo imiryango yanyu, ariho namwe mwaturutse ahari. Nazo zikagomba gutaha rero binyuze muri accord tripartite hagati y'igihugu bakomokamo cya Congo, igihugu bahungiyemo cy'u Rwanda na HCR ariyo ibacunze hariya muri kiriya gihugu. Umva rero iyo accord yarabaye, yashyizeho umukono nayo, ariko hagomba ubushake noneho bw'ibyo bihugu byombi kugira ngo icyo gikorwa gikorwe. Urumva rero ibyo bintu byose ni ibintu dukurikirana umunsi ku wundi kugira ngo bidahura n'imbogamizi cyane. Ariyo mpamvu natwe dukurikirana Washington yuko tuyifitemo izo nyungu. Naho Doha rero ni ibibazo by'abakongomani hagati yabo. Nigeze kubabwiraho ni protocole 8, ubu twagiye twamaze guha umurongo protocole 2, hasigaye izindi 6. Ndumva icyo nacyo cyaba gisobanutse. Icya gatatu ari cyari iki? Wanyibutsa ku cya gatatu? Byari ibintu bya colonialism, numvaga bitafitanye isano cyane cyane ibyo mwagarukaho. Amahoro yamanutse, ndumva ahubwo hari icyo Rukaka yabajije, ni gute mushobora kuba ari mwe mwakagombye kuba mubazwa ibintu cyane cyane u Rwanda rubazwa, se kwereka ari rwo rushyirwaho amabuye kandi muri aho ngaho ntibabazane mu nama zitandukanye. Yego, ni kwa kundi uzi amafaranga ya Congo n'ubukungu bwa Congo niyo ntambara turwana nayo. Urumva niyo ntambara turwana nayo. Abakongomani baragenda bagatangaza ruswa ahantu hose, bafite intuza za lobbying muri UN, muri UN Security Council, hose ugasanga rero ubu ngubu bamaze guhindura intambara, ngo iyo basinye Washington ngo bo biba birangiye, ngo bo intambara ni hagati yabo n'u Rwanda, ngo twebwe bitubaho, turi ba Panther, bafite amazina menshi batwita. Niyo mpamvu nababwiye ko bari banze no kuganira natwe kugeza igihe dufashe imijyi
minini yo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Rero bo bashaka kuyobya imirari no kubeshya muruza UN Security Council n'ibiki byose ko bo barwana n'u Rwanda, ko ari bwo bagomba no kuvugana narwo. Urumva rero bagakoresha za lobby nyinshi, bagatanga amafaranga mu mutungo w'igihugu cyose, bakawumarira muri ibyo ngibyo, n'ubundi bakajya kugura intwaro zo kudutera, bashaka no kuturangiza. Urumva rero niyo mpamvu hariya muri izo nama zikomeye buri gihe baba bavuga u Rwanda narwo rugomba kwivuganira. Niyo mpamvu Ambasaderi Ngoga agomba kuvuga, ariko avugira u Rwanda, ntabwo ari twavugira. Natwe dufite aho tuvugira i Doha, tukavuga ibibazo dufite, iki byose byashyizwe ku murongo aho ngaho muri izo protocole 8, niyo harimo cause profonde zose, root causes z'ibibazo zose zikubiye muri ariya maprotocole 8. Ndumva ari ibyo navuga kuri ibyo ngibyo. Ibyacu bibera Doha, ibyacu ntabwo bibera Washington. Murakoze cyane kamarade Dr Oscar Barinda ku mwanya mwatugeneye. Bwana Dr nimwe mukoze cyane, ndavuga kamarade Dr Oscar Barinda, umuvugizi wa AFCM 23, nimwe mukoze by'umwihariko mukoze ku ngingo zose. Gusa nuko nyuma yanyu hari abarimu n'abapasiteri nabo ntabwo bari kubona icyo baza kuvuga, ariko turi kumwe na Maître Bagabo Faustin, umwarimu muri kaminuza, ntabwo yabura icyo avuga nyuma yanyu. Ariko by'umwihariko ibi bintu byose musa naho mwabikozeho, ndetse munatubwira muri update ku byo kuri tele, mu buryo bwo kutuvungurira gatoya. Reka tubashimire. Tuze kwakira Maître Bagabo Faustin, n'umwarimu muri kaminuza, ariko akaba n'umwe mu bakurikirana ibi bikorwa byo kwibuka. Maître Bagabo ndabasuhuje, ariko manze mbabwire namwe mbasabe ko kuri iyi nsanganyamatsiko twihaye turi kuganiraho, kuko tugomba kwibuka twirwanaho, duharanira ubutabera no gutaha. Ikibazo kiravuga ati mu mboni yanyu nk'umunyamategeko, byakorwa bite, byahuzwa bite, ni gute twabona ubutabera ku bacu, ni gute kwibuka bigira uruhare mu kwibohora no gushaka ubutabera. Wabivuga mu buryo bw'amategeko, wabivuga mu buryo bwa kivandimwe, wabivuga nk'umwarimu. Umwanya ni uwanyu, bwana kamarade Bagabo Faustin. Murakoze cyane moderator minister ku mwanya mu mpaye. Kamarade Dr Oscar Barinda yakoze cyane ku mateka yabanje kuvuga, n'ibyo yadusobanuriye mu buryo burambuye nk'inararibonye, umusaza wacu, kandi wakurikiranye amateka kuva kera. Njye ndavuga ku bintu bitatu nk'uko wari ubivuze. Ese ubundi kwibuka mu by'ukuri kuki twibuka? Ese mu rwego rw'amategeko bivuze iki? Mu guharanira uburenganzira ubundi bivuze iki? Impamvu ngiye gusobanura iki kintu, hashize iminsi dufite deba muri komisiyo yo kwibuka, n'abantu bamwe na bamwe bavuga ngo ese ubundi kwibuka ntibyaba ari ugusubiza abantu inyuma, ko muri M23 harimo amoko menshi? Ese ubundi kwibuka ntibyatuma abantu bamwe muri twebwe wenda bumva tugiye kugarura amoko muri Congo, kandi amoko tutayashyize imbere? Ndagira ngo wenda iki ngiki ari cyo mperaho, ko abantu benshi hari abo twagiye tugirana amadeba ntitubyumve kimwe, ndetse bakavuga yuko rwose muri iyi minsi kuzamura kwibuka byaba ari ikosa kuri M23. Ariko njye ndagira ngo mbisobanure mu mirongo itari myinshi. Ubundi kuki abantu bibuka?
tubihuze na revolution ihari. Kuki abantu bibuka? Icya mbere, kwibuka ni ugusubiza agaciro ababuze ubuzima. M23 iyo irwana igaragaza yuko yahagurukijwe no kubuzwa uburenganzira kuva igihe cya independence kugeza uyu munsi. Iminembwe baracyicwa, turabizi n'uyu munsi n'ejo baricwaga. So rero kwibuka ni uguha agaciro abacu bishwe, ntabwo ari ukuvangura, ntabwo ari ukuzamura izina ry'umututsi muri Congo, kuko nk'uko Dr Oscar yabisobanuye, jenoside zabaye ku isi zose ziribukwa. Ese tuvuge ko ibyo bihugu nta bumwe n'ubwiyunge bwabayemo? Icyonge nkumva yuko niba tuzirikana ko kwibuka ari ugusubiza agaciro abacu babuze ubuzima, ntabwo bikwiye kwitiranwa no kuba ari ukugarura ikibazo cy'amoko, kuko kwibuka ni ugukomeza kuvuga ko ubuzima bwabo bufite agaciro. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kwibuka ni uburyo bumwe bwo gukumira ukwirengagiza no guhakana amateka. None se uyu munsi ko dufite Congo iri kuzamura Genocost, uyu munsi ko abakongomani bavuga ko tuticwa, ko ari ikibazo cy'u Rwanda, igihe twabihagarika twaba tugaragaje ko turi gukumira iki? Twaba tugaragaje ko se turi kurwanira iki? Impamvu M23 irwana ni ukugira ngo ikumire, iharanire ko ubwo burenganzira bubaho. Kwibuka rero ubundi ni uburyo bwo gusobanura, ibyasobanuwe nabi, ibyitirirwa abandi. Niba uyu munsi Congo Tshisekedi cyangwa se Patrick Muyaya ahagarara akavuga ngo intambara yo mu Burasirazuba ni intambara y'u Rwanda, ni intambara y'ubukungu, yirengagije abantu bishwe kuva kera kugeza uyu munsi, yirengagijwe abambuwe ubwenegihugu, yirengagijwe impunzi z'abakongomani zimeze nka 30, kutibuka abishwe byaba ari ukwirengagiza ubuvugizi. Icyo ni icya gatatu. Ni icya kabiri, kwibuka ni uburyo bwo gukumira no kwirengagiza no guhakana amateka. Icya gatatu ni ugufasha igihugu gukira no kubaka ubwiyunge. Mu by'ukuri iyo abantu bibuka ibyabaye, ntabwo ari uguhembera amacakubiri, ahubwo ni ugufasha igihugu gukira no kubaka ubwiyunge. Kubera iyihe mpamvu? Igihugu ntigishobora gukira ibikomere bikomoka ku bwicanyi n'ingengabitekerezo kitabyiyemeje ngo kibivuge mu ruhame. Niba uyu munsi turi hamwe n'abakongomani, bagomba kwemera yuko impamvu M23 yahagurutse, impamvu Afande yahagurutse, ari amaraso ya bene wabo yamenekaga, nubwo hari ibindi bibazo duhuriyeho n'andi moko yose, ariko impamvu nyamukuru ni amaraso ya bene wacu yamenekaga, n'uyu munsi akimeneka. Ibyo rero kwibuka bituma haba ibiganiro by'amahoro, bituma amoko yemera amakosa yabaye. Niba hari umuhutu wishe umututsi, iyo twibutse ibyo bintu tukabivuga openly, yibuka yuko Iminembwe Abanyamulenge bicwaga n'uyu munsi bakicwa. Yibuka yuko i Gatumba Abanyamulenge bishwe, Abahutu bari mu nkambi bo ntibishwe kandi bari kumwe mu nkambi. Kwibuka bituma yuko abari muri M23, abashyigikiye revolution bose bandi moko, bituma bumva yuko
abaturage bubaka icyizere gishya. Ntabwo wakubaka icyizere gishya utagaragaje icyatumye gisenyuka. Kwibuka bituma igihugu kigera ku bwiyunge nyakuri. Nta mahoro arambye adashingiye ku kuri yabaho igihe tworoshe tukavuga ngo kwibuka twabihagaritse. Rero impamvu yatuma twibuka ni ugufasha igihugu gukira no kubaka ubwiyunge, aho kuba twaba tugarura amacakubiri. Impamvu ya kane twibuka ni isomo ku rubyiruko n'inararibonye. Ni isomo ku rubyiruko. Uyu munsi bwana minisita n'abandi mukurikiye iki kiganiro, impunzi ziri mu Rwanda zimaze imyaka 30. Abana dufite generasiyo yose iri munsi ya 25 kw'inkambi ya mbere yagenderwaga muri 96, ni abana batazi intambara, batazi n'ibyo bya Kongo, batazi impamvu ari impunzi. Ese duhagaritse kwibuka abana mufite muri Amerika, abana muri kubyarira i Burayi, abana muri kubyarira muri Australia, abari mu Rwanda bazumva impamvu ari impunzi ari iyihe? Ese bazumva agaciro k'ubumuntu ari akahe baravukiye muri Amerika, akavuka arya mayoneze, akavuka azi yuko se ari umunyamerika, ntabwirwe yuko ise kanaka ari muri Amerika, ari mu Rwanda, ari ahandi yahawe ubwenegihugu, ariko ari umukongomani wabujijwe uburenganzira. Iyo ni impamvu ya kane. Tugomba kwigisha amateka, tugomba kwibuka kugira ngo abana bacu bazazirikane yuko aho bazaba bari hose ari ikibazo cy'amateka. Ni uburyo bwo kurwanya urwango, ibihuha n'irondabwoko bikiriho. Iyo twibuka tuvuga amateka nk'abayabayemo ejo, bigatuma abashyigikira hate speeches, abafite ibihuha, abavuga yuko ari intambara ya ekonomi y'u Rwanda, ari intambara ekonomi y'Ubugande, turi abanyarwanda n'abandi bose ari intambara idafite ishingiro. Iyo twibuka bapfuye bo, kuko ntawahakana ko Imudende batishwe, kuko UN yarabiripotinze, ntawavuga ko Gatumba batishwe, ntawavuga ko Monastere batishwe, ntawavuga ko Ikamina batishwe. Ibyo iyo tubivuze avec preuve à l'appui, bigabanya urwango n'ibihuha ko biba bifatika. Urwango ntirwemerewe kongera iyo wibuka uba uvuga ngo urwango ntirwemerewe kongera kuvutsa abacu ubuzima. Nihuse navuga ko kwibuka ni imwe mu nzira yo guharanira ubutabera. Iyo mwibuka mubwira amahanga muti abacu b'Imudende barishwe kandi ntabwo bigeze bahabwa ubutabera, abacu ba Kamina barishwe ntabwo bahawe ubutabera. Tukibutsa amahanga disikuru ya Herodian Ndombasi, tukayibwira tuti ese ministre des affaires étrangères wavuze ko les Tutsis sont de vermine qu'on doit éradiquer systématiquement. Uwo ngo ntiyari umuyobozi? None se iyo twibukije ayo mateka ntituba tubwira amahanga ngo murebe ibyo ubutegetsi bwakoraga kandi bubishyigikiye? Kwibuka rero ni inzira imwe yo guharanira ubutabera n'ukuri. Icyanyuma ku mpamvu twibuka ni ugushimangira ko abatutsi b'abanyekongo ari abanyekongo nyakuri. Kubera iyi mpamvu uyu munsi niba bavuga yuko abavuga ikinyarwanda b'abakongomani cyangwa se abatutsi b'abakongomani bose ari abanyarwanda, iyo twibutse ko abantu baguye i Gatumba ari abanyamurenge, bari bavuye muri Kongo bahungiye mu nkambi hamwe n'abandi bose, tuba tubwira isi yose ngo aba bantu ni abatutsi b'abanyekongo, mugomba kubemera ku kibi n'ikiza. Ikindi nibagiwe, kwibukana inyungu ku gihugu cyose, ntabwo ari inyungu y'abatutsi gusa,
abantu bavuga yuko kwibuka byasubiza inyuma ubumwe n'ubwiyunge muri Congo, ndagira ngo mbabwire yuko kwibuka bizana inyungu ku gihugu cyose. Kubera iyihe mpamvu? Iyo igihugu cyemeje kwibuka ubwicanyi bwakorewe itsinda runaka, kiba cyubaka ubumwe, kiba kibwira abenegihugu bacyo ngo murabona ibyabaye, ibi ntibizongere. Kiba gikumira amakimbirane, kiba gifasha abaturage bose kumenya ko ubuzima bw'umuntu ari ntayegayezwa. Bityo kwibuka ni inyungu rusange, kuko amahoro y'umwe niyo mahoro y'igihugu cyose. Ibi ndagira ngo mbisobanure yuko rero agaciro ko kwibuka uyu munsi, twe kuba twibuka tumaze imyaka irenga 20 twibukira mu nkambi, twibukira muri Amerika, twibukira i Burayi, twibukira Australia n'ahandi hose aho babishobojwe, ariko tugize amahirwe kwibuka byabera mu gihugu cyacu. Ariya moko yose akongera akibutswa ibyabaye, agahabwa ubuhamya bw'ibyabaye. Ibi ngibi byaba ari ukubaka ubumwe. Noneho mwakwibaza muti, nk'uko wabimbajije, ese kwibukwa byahuzwa bite na revolution cyangwa se n'urugamba rwo kwibohora rwatangirwa na M23? Ndagira ngo bisobanure mu magambo magufiya. Banyakubahwa mukuri iki kiganiro, ndagira ngo mbabwire yuko nta tandukaniro rihari hagati yo kwibuka n'urugamba rwo kwibohora, kubera impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere, kwibuka ni ishingiro ry'ubuzima n'uburenganzira. Urugamba rwo kwibohora narwo ni ikimenyetso cy'uko ubwo burenganzira bwagiye bwangizwa cyangwa se twabwambuwe. Ntabwo rero watandukanya uwibuka avuga uburenganzira ngo bitandukanye n'uri kurwana avuga yuko yabujijwe uburenganzira. Impamvu ni uko abatutsi b'abanyekongo bamaze imyaka myinshi bahigwa, bicwa, birukanwa mu byabo, bimwa uburenganzira, bimwa ubwenegihugu. Kwibuka rero ibi bikorwa by'ubwicanyi bivuze ngo umuntu afite uburenganzira bwo kubaho, kandi amateka agomba kuvugwa. Ni uburenganzira, ntabwo ari ukubisaba. Abaturage benshi rero b'abanyekongo bo mu muryango cyangwa se abatutsi, bamaze kubona yuko ubwo burenganzira babwimwe, nibwo batangije urugamba rwo kwibohora. Uru rugamba rero rugomba kuba fully supported no kwibuka, dusobanurira amahanga ibyabaye, kugira ngo be kumva yuko kubera ko bibagiranye, Gatumba imaze imyaka 20, Mudende nayo irarenga, n'abandi bose irarenga, noneho bakavuga bati ya mateka ntayahari yaribagiranye. Iyo twiba tuvuga uburenganzira bwacu, amahanga ahita byumva nk'ibyabaye ejo, ko tuzana ubuhamya bwanditse tukabubereka. Impamvu ya kabiri bihuye n'urugamba turimo, kwibuka kwerekana ibikomere by'amateka. Iyo ufashe umwana wabuze ababyeyi b'Imudende, ugafata umwana wabuze ababyeyi be i Gatumba, akaba ari impunzi muri Amerika, agahagarara Washington DC, akajya kuri televiziyo nationale ya US, agasobanura ibikomere afite by'uburyo umubyeyi we yishwe, ashinzwe ibisongo, atemaguwe, ibyo ntaho bitaniye no kuba M23 ivuga ko yarwanye ishingiye kuri ibyo bikomere. Kwibuka rero bisobanura neza icyo M23 ivuga irwanirira, kuko iyo witegereje neza ubushenyi bwakorewe abatutsi na kampanye zihari, nuko babita abanyamahanga. Ibyo rero nibyo byabaye imbarutso yo gutuma bishyira hamwe
bagatangira kurwana. Isano ya gatatu bifitanye, nababwira yuko nubwo bingi bitavugaho rumwe, ntasoza, nubwo bingi bitavugaho rumwe mu rwego rw'isesengura, kwibuka ubwicanyi ni kimwe mu bituma abantu bumva impamvu havutse umutwe wa M23, umutwe wa Twirwaneho n'indi mitwe yose yagiye ibaho, kubera yuko iyo ufite ibikomere ushaka uko wirengera, ushaka uko urengera ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo kwibuka ni justification ya revolution turimo uyu munsi, bitabayeho amateka yasibangana. Indi mpamvu igaragaza isano kwibuka bihuriyeho na revolution yo kwibohora, kwibuka ni ugusaba leta inshingano, ni ukwibutsa leta ngo tugomba kubaho, mugomba kuturengera, mugomba kudutabara, mutubone nk'abaturage. None si urugamba rwose si cyo ruvuga? Urugamba rwo kwibohora ni ikimenyetso cy'uko izo nshingano zananiranye. Niba tumaze imyaka 20 twibuka, tuvuga yuko bene wacu bishwe Kamina, bishwe Gatumba, bishwe Mudende, bishwe Monastere, bishwe Kinshasa, bishwe Lubumbashi, Kongo igaceceka, tukazamuka tukavuga ko Herode ya Ndombasi yahamagariye abakongomani kwica abatutsi, tukavuga discours de haine zavugiwe i Bukavu, zavugiwe i Goma, leta ntibikore, tukazibutsa, tukazandika. Iyo zanze kumvwa, M23 igahaguruka, isi yose iravuga iti ba bantu ibyo bavuze bifite ishingiro, ibyo bavuze, ibyo bakora uyu munsi byo kurwana ntago ari guerre économique nk'uko amahanga abivuga. Impamvu ya kane, kwibuka ni uguharanira ko ubwicanyi butongera kubaho. Nicyo buvuga. Ububwira amahanga, ubwira isi yose ngo muturengere. Urugamba rwo kwibohora narwo rugahuzwa no kurwanya abashaka kongera kubukora n'abakibukora uyu munsi. Uyu munsi yaba M23 itafashe Uvira, abanyamurenge baba bakomeje kwicwa n'ubundi, abari Uvira baba bakomeje kwicwa. Kwibuka rero ni ukubwira amahanga ngo birangire, muturengere. Iyo byananiranye urugamba rukaza, ruba ruje kurengera babandi bicwaga. Noneho mwakwibaza ngo ese twabona ubutabera dute? No, akandi nibagiwe ahangaha, kwibuka bituma isi yumva ukuri. Uyu munsi niba Michigan mugiye kwibuka, abazungu bakumva ubuhamya bwanyu, bakumva amateka ya Kamanzi Eric wanditse igitabo cy'ubuhunzi asobanura ko ari impunzi. Ibyo ni sansi imwe yo gusobanurira isi ukuri birengagiza, abumva ko ari guerre économique, abumva ko ari intambara y'u Rwanda na Congo, abatumva uburyo FDLR yatumye ababyeyi bacu bahunga. Kwibuka bituma isi yumva ukuri, intambara ikaba uburyo bamwe bumva ko ari bwo buryo butuma ijwi ryabo ryumvikana. Kwibuka ubundi ni ukuvuga ngo ubujeni bwarirengagijwe, ariko iyo bwirengagijwe niho tuvuga ngo ijwi ryacu rishobora kumenyekana gusa iyo duhanganye. Ahangaha amahanga yumva yuko kwa kuri ba bantu bandika, kwa kuri ba bantu bavuga kwarirengagijwe. Niba bari kurwana mubareke barwane, bibohora ingoma yanze kubarengera. Noneho mwakwibaza muti se ubundi ubutabera bwatangwa binyuze mu zihe nzira? Ese abishwe bahabwa ubuhe burenganzira? Bahabwa ubuhe butabera? Se bahabwa ubutabera bate? Ubundi mu mategeko mpuzamahanga hari inzira nyinshi zo guhagarika no kurengera ubwicanyi bwabaye. Muri izo nzira zigirwamo uruhare
n'ibihugu aho ubwicanyi bwabereye, bikagirwamo uruhare n'amahuriro y'abanyamategeko, uruhare rw'imiryango mpuzamahanga. Ariko mureke mbasobanurire nanagana ku musozo uko twashaka ubutabera. Imyaka myinshi irashize impunzi zishaka ubutabera zivuga, ariko mwakwibaza ngo zabushatse zite? Ese ni impamvu ki tutabubona? Ese ubundi twabuhabwa dute? Inzira ya mbere, ubundi hari ubutabera bita ubutabera bwo mu mateka cyangwa se historical justice. Historical justice ni ubutabera bushyirwa ku mugaragaro. Kugeza uyu munsi twagiye dutekereza, Gashema Pascal arabizi, Bakamanzi Eric barabizi, dutekereza uko twakwandika igitabo cy'amateka kigaragaza ubwicanyi uko bwakoze, ariko ntabwo twari twabashije kujyana kubera ikibazo cya mikoro, ikibazo cy'ubushobozi bukeya, gutandukana. Ariko reka mbabwire ko ubutabera bwa mbere ni ukwandika amateka n'umwuzukuru n'umwuzukuruza, na nyuma y'imyaka 100 akazayasanga. Iyo amateka yanditswe arigishwa, yigishwa abana, yigishwa amahanga, abasomyi barabisoma, akarwanya ivangura. Ubutabera bwa kabiri ni ubutabera bwo kwibuka, kuvuga ukuri. Kwibuka nabwo abatazi wenda nari nabivuze haruguru, kwibuka ni imwe mu nzira zibanziriza guhabwa ubutabera. Impamvu ni iyihe? Iyo habayeho kwibuka, Amerika ikemera ko mwibuka muri abakongomani, bikaba recorded. Iyo haje umuntu w'umusenateri cyangwa se akaza ari umuyobozi wa ambasade, uwo muntu yaje aravuga ati ba bantu uzi ko ari abatutsi koko, ba bantu uzi ko atari abanyarwanda. Icyo gihe aba ari ukuvana badeni ku Rwanda, aba ari ugusobanura yuko abatutsi b'abanyekongo babaho. Muhaguruke rero muvuge, mwibuke, ubishoboye yandike, no kwibuka bishyigikirwe. Icya gatatu ni ukubaka diplomasi n'imiryango mpuzamahanga n'umuryango w'abibumbye. Mu by'ukuri inzira imwe yo kubona ubutabera ni ugushaka aba experts, abanyapolitike bakubaka diplomasi, kubera yuko iyo imiryango mpuzamahanga yumvisha ikibazo, ubwayo byo bishobora gutanga ubutabera. Mu buhe buryo? Bishobora gutanga ubutabera binyuze mu gushyiraho independent reporters cyangwa se independent experts, bakaza gukora research ku byaha byakorewe abatutsi muri Kongo. Iyo ni inzira ya mbere. Inzira ya kabiri ni ugushyiraho ibihano ku bayobozi bafitemo uruhare. UN cyangwa se UN Security Council ishobora gushyiraho ibihano bigakurikirana Agathon Rwasa ukekwa ko yishe abanyamurenge iyo bumvishe ikibazo. Gufasha imanza mu nkiko mpuzamahanga. Uyu munsi UN Security Council yabyemeje, ishobora gusaba International Court of Justice bagatangira gukurikirana abisha abantu Mudende, abisha abantu Gatumba, abisha abantu Kamina, abisha abantu ahandi henshi. Iyo UN yabyumvishe, ishobora gusaba Kongo igakora inyandiko isaba Kongo kurinda abaturage. Iyo uyu munsi niriwe nsoma ibinyamakuru byo ku isi bitandukanye bigaragaza uburyo amahanga yahagurutse avuga ngo M23 yafashe Uvira. Ni ryari mwabonye UN ivuga ko abanyamurenge bari gupfira iminembwe nta byo kurya? Ni iyihe jenoside iruta gufungirana abanyamurenge iminembwe, ugafunga abantu batari kurya, batabona amazi, batabona isabune, batabona umunyu? UN igaceceka, EU igaceceka, SADC igaceceka,
European Union igaceceka, M23 yafata Uvira bakavuga. Impamvu bavuga nuko batari bumva neza ikibazo cyacu cyangwa se bakirengagiza. Rero dukwiriye kubaka diplomasi, tukagira abadiplomate bacengera bagasobanura ikibazo cyacu iyo cyumvikana nticye cyitirirwa abandi. Gushyira igitutu kuri guverinema, UN ishobora gushyira igitutu kuri guverinema ikababwira iti mukemure iki kibazo. Ibi byose ni inzira zifasha ubutabera mu buryo butaziguye. Inzira ya kane ni uguhabwa ubutabera binyuze mu nkiko z'igihugu cyangwa za DRC. Iyo igihugu cyumvishe ikibazo cyangwa kigashyirwaho stress na UN and other international organizations, icyo gihugu gishobora gukora iperereza ubwaryo ryigenga ku bucenyi bwakozwe, gufata no guhana abakoze ibyaha, kurwanya FDLR n'indi mitwe yibasiye abatutsi, kurwanya ivangura mu nzego za leta. Uyu munsi muzumve uriya mugabo Bitakwira yirirwa avuga amadiskuru y'urwango, akavuga uburyo abanyamurenge ari ikibazo bagomba kwicwa, ari muri leta arashyigikiwe. Kongo yabyumvise yagabanya izo mvugo z'urwango. Rero iyo leta y'igihugu ibikoze iha agaciro abishwe kandi ikabuza ko byongera kuba, ariko iyo ibyanze niho haba revolution ya twirwaneho, niho haba revolution ya M23 bagatangira urugamba bagafata igihugu. Icya gatanu ni ubutabera mpuzamahanga. Ubundi International Criminal Court Statutes cyangwa se Statut de Rome ni stati igamije guhana ibyaha mpuzamahanga birimo ibyaha byibasiye inyoko muntu, ibyaha by'intambara na jenoside. Iyo urebye ibikorwa abatutsi b'abanyekongo nabikozeho inyandiko, abenshi bamwe bajya bayibona, impamvu tuvuga ko jenoside nta wundi buyisubiremo ahanga kuko cyo cyabajijwe, twasanze ibikorwa abatutsi n'ibyabakorewe uyu munsi n'ikibakorerwa ni jenoside, nuko tutarabona ijwi rivuga ngo batwumve. ICC rero ibyumvishe ishobora gutangiza iperereza, igashyiraho impapuro zikurikirana abayobozi ba FDLR, zikurikirana abayobozi nka ba Bitakwira n'abandi benshi, zigatangiza imanza z'abantu bakoze jenoside. Ariko uyu munsi ICC ntirabyumva. Ndashimira abavoka bo muri collectif des avocats barimo ba Maître Innocent bagiye bagerageza gutanga ibirego no gutanga inyandiko nyinshi, aho ntabwo byari byumvikana. Ikindi gishoboka ni ugushyiraho special courts, specialized courts. Ahantu hose hagiye haba jenoside mwagiye mubona ko bagiye bashyiraho specialized courts. Bashyizeho Arusha, murabizi, bashyizeho International Court of Yugoslavia. Izo inkiko zagiye zica imanza. Impamvu bashyiraho inkiko ziri speciale nuko ari inkiko ziba zigamije guca imanza kandi zumva neza context aricyo zashyiriweho. Ariko ubu ngubu imanza zigiye muri ICC ifite abantu 50 iri gucira imanza, iyo haje nk'umuntu we nka Bitakwira, dosiye iza ari mini, ari akantu gato cyane ntibagaha agaciro. Icyanyuma gishobora gukorwa ni ukuba hashyirwaho komite y'ukuri n'ubwiyunge mu gihugu. Ibi ngibi byarabaye muri Afurika y'Epfo, byarabaye muri Sierra Leone, byarabaye muri Colombia, byarabaye muri Kenya no bihugu byinshi cyane. Ibi ngibi rero tukumva byakabaye byabaho. Icyo dushimira Imana ni kimwe, ni uko uyu munsi twagize abacunguzi bayobowe na Fande Makenga, bagahaguruka bakaba baragaragaje yuko dushobora kubona igihugu. Reka mbabwire yuko ubutabera nyakuri ntushobora kububona uri impunzi, ntushobora kububona udafite igihugu. Niba muzi amateka y'u Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yatangiye bayihakana kuva ikiba kugeza na nyuma mu myaka myinshi cyane. Ariko kubera imbaraga z'igihugu cy'u Rwanda,
yageze ahiremerwa, UN irayemera, ijya mu mateka y'isi. Natwe rero birashoboka, harakabaho AFC M23, MRDP twirwaneho, bakomeje guharanira uburenganzira kugira ngo nibagera aho bagera bazazamura ijwi ryumvikane, isi ryumve, abakoze ibyaha bakurikiranwe. Murakoze cyane.